hari ikintu maze iminsi nigaho ariko nyine sinzi nimba ari icyanyacyo. Ni gute umuntu yifata ibisambo bikamena inzu kandi mutugira amafaranga y'umutekano buri munsi buri cyumweru bakatwishyura igihumbi cy'umutekano, ariko ni gute Nyiragutabara bifata umuntu igisambo kikamena inzu y'umuntu kikinjira? Ndasaba leta, umuturage wese uzaba ufata igisambo akihanira by'intangarugero, kuko hari ahantu nzi mu rugo nyine iwacu Kirehe mu ntara, ibisambo byaducunze turyamye nka 8:00 biraza bimena inzu byinjiramo. Bimaze kumena inzu baratwibye. Mama ni umudozi, nta n'icyumweru yari amaze avuye kurangura iduka ryuzuyemo ibitenge, amarondo n'ibiki. Ariko mwibaza ni gute abantu bifata bakamena inzu? Ngiye kunumbikiye rero sasa nyereka ko ari ziriya Nyiragutabara zacu zigiye nose ahantu dutuye. Hirya ahantu bita kwa Gasongo harara Nyiragutabara, ruguru y'umuhanda ahantu bita kwa Isa harara Nyiragutabara, hirya kwa Rudomo hari Nyiragutabara. Ni gute bamena inzu bakitwaza yuko ataragiye rihari? Mu bwenge iki kintu nicyo cyangwa kutuganiraho. Umuntu arifata akamena inzu yarangiza akinjiramo akiba ibintu by'umuntu. Inyiragutabara zihari zimaze iki? Zimaze iki Nyiragutabara? Uburyo umuntu ifata akinjira mu nzu y'umuntu akinjira, ariko amahirwe nyine twagize harimo imashini igura 2,200,000. Iyo nta kintu batwaye, niyo mpamvu twagize. Ibaze noneho mama yaragira agahinda kangana iki iyo mashini iyo batwaye umutwe wayo? Mama yaragira agahinda kangana iki? Ariko nyine ahubwo turashima Imana, ibintu bikugenda bigaruka buhoro, ariko ndasaba perezida ibisambo bazaza bafata bajye babyana intangarugero, bakubite babashyire ahantu habi. Ibintu bibera ahantu mu ntara, nzafata video munsi yaho murebe ibintu biba biri kuhabera. Abacanga ikarita, abanyarumonyi, abantu Nyarusimbi. Rero iriya karitsiye yanjye, iriya karitsiye ntuyemo, ndashaka iba karitsiye y'amahoro, nta bintu by'ubujura, nta bintu by'ubusambo, ibintu by'ubucakura simbishaka. Kandi ndashaka ko munshyigikira, mukanshyigikira nkareba ko ino channel yanjye yazamuka nkajya mbagezaho ibintu by'ubwenge gusa. Murabinyemereye se? Mumbwire niba mubinyemereye njye mbatamo imizigo muri ibintu biba biri kubera muri karitsiye y'ahantu runaka. Ariko hari n'ikindi kintu maze iminsi nigaho. Ni gute umuntu yakifata abapolisi nanjye baranshaka, umupolisi 12:00 umuntu ari gusunika igare arifata? Bakorere ubuvugizi pe. Mumbabarire nyine nanjye ngo ndi kuzamura channel yanjye, ntimukabifata ibindi. Ariko nyine icyambere nshimira Imana yuko ninzu mu mwaka wa 2025 nije muri 2026, kandi ikindi nzahora nshimira Imana yuko ije kumba hafi. Umuntu akagera kuri video y'umuntu aho yangayirekinge akatesukororinga akazamuka,
basi wabanje ugakubita muri screen ugakubitamo cyane n'inshuro eshanu ugakanda subscribe bizagutwaye. Ntujya no muri comment ukavuga ngo wenda Patrick utugezeho ibintu by'ubwenge cyangwa ibintu bitari iby'ubwenge nkabimenya ngarira ko nahindura imikorere. Nshaka kujya mba video z'ubwenge gusa ariko nyine namwe nimumfasha mwabona muri kuma motivation mwazamuka cyane ngiye kujya mbatamo imizigo ya buri munsi kandi mbwira mba mubinyemereye ntabwo tujya tubikora. Murabyemeye njye buri munsi mbatamo ibintu by'inyabwenge nk'ibi ariko hari n'ikindi kintu nabonye. Uriya muhanzi bita Yamano, muramuzi? Yamano kenshi twigiye tubona amavideo ashishikanya ku mbuga nkoranyambaga yambaye ubusa ari gusambana n'undi mukobwa. Byita ihabara. Umuntu mutashakanye mu mategeko ni gute mujya gukora ibintu bya video mwamwanje mukanazisohora? Aho nyine Yamano yaciye agahigo yarigendeye ariko nyine Imana yamweretse inshuti ze n'izitari inshuti ze aho yarigendeye. Hari n'indirimbo yasohoye cyashya ndaza kuyibumvisha, nubona ukeneye izina ryayo nyine ubona wayikunze unyandike muri comment mu izina ryayo. Ariko nyine